Halo nshuti mudukurikiye kuri Kurinda Biruta Kwivuza, turabashuje kandi turabakiriye mu izina rya Yesu. Muri aka kanya rero tukaba tugize ngo tugere hanze turebe ku kimera cyitwa igisura. Mwumvishije akamaro k'igisura, ariko ko ku bantu batuye mu bihugu byo hanze, Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburaya, iyo mubonye igisura mu Cyongereza bacitaga stinging nettle. Ariko noneho ino stinging nettle murabona burya ino hariyo ubwoko bwinshi bw'ibisura. Rero ushaka igisura nka kiriya cy'iwacu, uko uzabigenza ni ukuja, kuko nk'uko mureba abazungu kino bacitaga igisura, ariko ukozeho ntabwo usanga kitakubaba nk'uko kiriya cy'iwacu cyababaga. Ariko none ushaka ikigiye kumera nka kiriya cy'iwacu ntabwo kinganya imbaraga pe, ariko mu buvuzi byo kiranganye nta kibazo. Ni ukuja munsi y'igiti, uzarebe munsi y'igiti urebe, kuko urebye buriya bwoko nkweretse ukareba n'ubu bwoko uri kureba ahangaha kigiye kuzana uruyange, ntabwo ubwoko ari bumwe. Iki ngiki ugikozeho cakubaba, ariko kiriya kindi gikozeho ntabwo cakubaba. Rero uba ushaka igisura muri ibihugu byo hanze ni ukuja munsi y'igiti, uzabonamo kiriya gisura cy'iwacu. Uzagikoreshe rero kuko amabwiriza yacu abivuga. Ubwo wagikoresha nk'umutobe, kugifata ukagishira mu kamashini ukagisya mu kamashini, ugasukamo amazi, noneho ukabeta ukayungurura uwo mutobe ukawunywa, nangwa se ukacanika ifu yacu ukaja uyiminjira mu buryo, nangwa ukakoramo icyayi muri ubwo buryo. Cyagufasha. Murakoze, Imana ibahe imigisha. Mushakishe aho muzambona ibiremwa ibi bimera, mubikoreshe nk'uko Imana yabitegetse. Murakoze.